Amakuru y'ingenzi wabumenye muri aka kanya nuko Coach Gaël yamaze kugera muri Afrika y'Epfo aho yagiye guhura n'abatumiye Chris Brown mu mwaka ushize. Umuherwe wo mu Rwanda Coach Gaël Karombo uherutse kwemeza ko afite igitekerezo cyo gutumira Chris Brown akomeje imyiteguro yo gushyira mu bikorwa igitekerezo cye by'umwihariko kuri ubu akaba yerekeje muri Afrika y'Epfo aho ateganya kuva yabonanye n'abaherutse gutumira uyu muhanzi Chris Brown. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku itariki ya 5 Kamena 2025 nibwo Coach Gaël yahagurutse i Kigali yerekeza muri Afrika y'Epfo. Aha akaba ajyanyeyo n'ibintu bigiye bitandukanye birimo kureba imikino ya bale igiye kuhabera. Gusa amakuru mfite nuko Coach Gaël yerekeje muri Afrika y'Epfo afite gahunda yo guhura n'abaherutse gutumira Chris Brown mu gitaramo yahakoreye mu mpera z'umwaka ushize agendera ku migozi mwarakibonye. Biteganyijwe ko Coach Gaël azahurirayo n'abarimo Tega Onyene Job uri mu buyobozi bwa Marvin Record akanaba inshuti ya Coach Gaël yakadasohoka, ndetse uyu akaba ari ugomba kumuhuza n'abari batumiye Chris Brown muri Afrika y'Epfo. Impamvu zo guhura n'abatumiye uyu muhanzi muri Afrika y'Epfo zirimo kumenya byinshi ku bigenda kuri Chris Brown. Aya makuru ni ingenzi cyane kuri Coach Gaël Karombo wifuza gutumira uyu muhanzi Kigali kuko uretse kuba yamwishyuye amafaranga akanamutegera indege akeneye kwiga ku bikenerwa mu kumwakira mu gihugu. Andi makuru ahari ni uko binyuze mu nshuti ze nka Esimade watangije Free Nation ikunze gutumira Chris Brown, ibiganiro byo gutumira uyu muhanzi Kigali Coach Gaël abigeze kure. Uretse guhura n'abatumiye Chris Brown muri Afrika y'Epfo, Coach Gaël ugiye gushyigikira APR BBC mu mikino ya bale ategerejweho no kurambagiza abakinnyi ashobora kwinjiza mu ekipa ya UGB aherutse kuguramo imigabane. Coach Gaël yerekeje muri Afrika y'Epfo muri gahunda zirimo no guhura n'abatumiyemo Chris Brown. Aha Esimade watangije Free Nation witezweho gufasha Coach Gaël gutumira Chris Brown yari kumwe nawe i Kigali, ndetse n'uwitwa Kenny Mugarura umuyobozi wa 1255 EM Limited na Kigali Universe. Bahaye ikaze no mu zindi nkuru ziraza kuba zigezweho hano kuri NBE Zoom. Wibuke gukanda subscribe utangiraho ikibundo duwe n'igitekerezo cyawe tujye tubana no mu zindi nkuru. Ciao ciao, hasta la vista.